bimeze bite kuba numva ngo nimuyiragira urumva ihene ngo yabaye amagufwa bimeze bite nabaye ihene yanjye kugira ngo mujye mwiga mutayiragira mwirirwa mu nzu agusubwa umuntu koko ushaka kuduteranya nini iyi hene nayahiriye nari mugoroba rwose urebye ubwatsi natuye urahagije cyane none se sha urabona ubu byibuze yaguramo nk'amafaranga ye harya wari wayiguze njyewe ni numva ngene karibu bitewe magusha ariko sha burye ubyibuha sha wagiye urya bikeye sha nyine se ko nyine twicareye mu muryango turimo tuganira makuru se sha ni meza iki cyane rero cyanagiriye ihene ariko ihene yanjye ngo ntibageragira neza naho nyumvira nawe njye nabaye ihene yanjye ngo mujye mwirwa mutayiragira umuntu uduteranya koko ni ihene rwose urebye n'ubu ngubu nawe wirebeye irabyibushye nta kibazo ifite gusa ibyibushye se gute kandi muto njyewe ari njye mayeri ntago wanyira ihene ya rukundo igomba kuba nini ikabyibuha ikarya n'ibyatsi urumva nta kibazo ihene yanjye no kuyingarurira ahubwo reka njye urumva yo mbwira inama imwe nanjye ndashaka ibyibuha ikazana akaboko nkaka urumva ikazana inda nk'iyi urumva uburyo igomba kujya n'ice biringana gutya ku buryo ihene yanjye ninyigurisha bazampa nk'ibihumbi 50 ndashaka ihene yanjye ikamera nka gutya ikamera nk'uyu nguyu ifite ibondo ntabwo ihene yanjye ishaka hanyuma rukundo kuvuga ni ugutaruka nari mvuye iwanjye ndavuga ati ariko uwaca kwa rukundo nkamutira akaradiyo nkagenda niyumvira umupira se wiyesha rero siporo ndabizi yakinnye umunsi njye numva iki ahubwo ndatomboye iyo match ndayirebera ndayumvira iwanjye kuri radio ntiguriye hoya urabizi ko rero rukundo njyewe mayiri nawe rwose urabizi ko turi amashuri rero mbabaro ntize radio nimva yenda kugurira kandi gakonje urangurira gakisi ni cya mitsingi kimwe akira rwose radio ayijyana nta kibazo rwose iyo radio nta kibazo unayijyane n'ushaka uzayibisha nawe muganira nyine ibyo byanyu iyo radio rwose nayiguze 10,000 oya humura rwose ndazanye oya nta kibazo ndazanyizanye ndayigurira kana nta kibazo sawa turasubira umva sha wowe nawe ugenda ujye kundagira ihene wa mushenze ihene yanjye nudakomeza ngo iragire neza uzamubona nta soni nzaye niriwe ntanga amafaranga yanjye ku busa Meze bite se nyine kumagaritse na shango ni neza ntaribi urumva nari mfite nyine boro nshaka kuguha urumva ufite boro kise bani mayeri urumva kaje nawe urakiriza gati radio mwana kandi se sawa radio yibara ari ngiri ngiri yaba ntabwo nkunda icyatsi kibisi utamba na gutya barankunda amabara yera de kiravandi kwiga cyakora gonjya nsubiza imari nta mafaranga agenda ibihumbi urabizi digura ibihumbi 8 urabizi ngiye kuguha 6 mwana ubwo bufaranga bwawe urimo urama urabona jyewe ibyo ushakire 6 nuko ndeba nayo kuyabonamo ari ikibazo ngarura 5 nyigo nijyane ntabwo mubaza ikibazo ase naje mu rukiko uje kugurisha ngo mbaze ibibazo mbaze iki se
radiyo nayigusubiza mpereza ibyanjye nayigusubiza oya mpereza iboro zanjye uzapfobya ibintu byanjye sha wa mukaritasi mayeri jyewe urubona ry'ubuguru ku buryo umpa senyise hakuzi ko wasaze ariko ubundi urashaka ngaho ubundi mbere yo kwisaza gutyo ko ndiye utange uhindura wenda kubera ko uri niga yanjye ngaho akira gira vuba vuba mpereza igihumbi gira vuba uretse no kuntu inzamugani n'ubundi igihumbi sinakibura akira rwose sinakiburamo twaranabanye harimo n'ubufasha pe sinavuga ngo wenda sinzi ikibazo ufite ntabwo nyigira ubusambo bw'amafaranga urabizi ariko ino baranziga kote njyewe uragurisha rwose ntabwo nkubaze ubona amayeri ngewe ndi masikine ku buryo umubwira ngo harimo n'ubufasha kuba mani turi kumwe mwana naribi saba ntaribi igenda wirira isi n'umuziki ibintu se shaka ko twabihaze hari igihe mu kanya wayaruka wenda kumutira ishaka umunyagwa eee ntaribi nta sinayaburamo ntawasi Olivier. ndashaka ko urumva muteka vuba vuba urumva ndashonje byahatari fata amafaranga hanyuma ndashaka ko ubwira ntegera mbimare mukantekera igitoki n'injanga zimwe z'icyangugu zimwe nziza mugashyiramo n'itomati nyinshi hanyuma tukarira hamwe twese cyangwa se mwabishaka mwe mukitekera ubugari nta kibazo vuba vuba urumva nusigara fure kumaye amafaranga make yo guhinga ibyo byose biravamo ariko urabona aya mafaranga nguhaye ari amafaranga makeya none se ubwo haravamo indagara havemo igitoki byose bikuruma biravamo urabona ngo amafaranga angahe ni igihumbi ngiye mayere ninyo uzajya ukora ibintu byose none se nimba nkubwiye ngo icyo aya mafaranga nguhaye ni menshi byose biravamo ibindi bintu mbaza ni ibyiki none se tubiteke na tomati zirimo mva imbere nta kigongo fasta ahubwo ndashonje reba ino ndareba inda irimo irabogaboga urumva wabibonye kamubwire gira vuba vuba rero ngiye kuba niryamiye mu nzu uraza kumbwira wenda gira mbimare abikame boss muto garafure arambye ati genda uhahe igitoki uze ugiteke kiri mu bishishwa ugure n'isambaza nurangiza uze uteke ushyiremo n'itomati nyinshi kandi arashonje gira vuba vuba kagiye vuba boss muto hasi sha ubone nduko manga iwanjye gutyo wasanga ari cya gikaritasi ngo ni Itesha. makuru urukundo we Mahoro la? ni amahoro wanjye biracamo se Biracamo. karibu Atamiye. Mwese kunyicaza hanze mu nzu bimeze nta kibazo no mu nzu Arese kunondi nigutaga. Nese sha bimeze bite mayerewe? ni sawa rukundo Ndabona bimeze neza. cyane None se ndashima bimeze bite? sha ndashima imana nukuri rukundo Imatch se wayumvishe neza? umupira wari uryoshye wa Rayon Sport na APR Erega buriya radio yanjye buriya irakurura amahano hose. aba se murade no bitaragugeraho Ngo iki? Wayoreje gute se? nayikoherereje pe ntabwo nayihaye gakote Ako se reka ngiye nkubaza ikibazo. Ubwo se ujya kunangira radio ubwo bajyanye hariya ejo bundi bajyanye hariya ubwo yijyanye waza umbwira iki man. Kandi ngiye tuje twumviye uza kwifata waje kuyifata uri wenyine. Ubwo se wagiye kuyaga kote gute man? fa kuba ndi mukuri ruko Ariko se ubwo ubundi wayimuhaye ni intumwa yawe. Nta uyinzanira nk'uko waje kuyifata se. ntabwo nkubaza wazagiraho kugira umuntu w'intuzi Ngo iki?
njyewe nakohereje radiyo nyihereza agakoti ngo yikuzanire kuba itarakugeraho ntabwo ari ukuvuga ko oya mani mereza radiyo yanjye ibyo ntabwo mbishaka mereza ibyanjye nk'uko twavuganye ugiye kumereza ibyanjye rwose kuba namuhaye radiyo duhuriye mu nzira mana ngo yikuzanire urumva aricyo kibazo ni ikibazo nyine ujya kunangira ibyanjye gutese kandi njye wabikuhereye ngamba barabasi ariko radiyo humurira kugeraho ntacyo ariko nyine ngabamo ka gacupa kanjye ntacyo kakandi se ko ntarahembwa mu kanya hari umuntu ugiye wembwa se ugira akazi wajya uraga kubeshya ariko wembwurira akantu kanjye akazi ndagafite kadanje ahubwo ugiye nkora muri ambasade y'abanyamerika ese none se kuki nyine akantu wakanyemereye kora mu ikofu mereza nyine nari nakemeye ariko ndeba ubundi reba musha ariko nzi ko mu kanya hari umuntu wari ugiye kunzanira amafaranga urumva nari kuguha rero ikibazo shasa ko mbona ikofi mpamagara sureba subireba wowe ko harimo impapuro kunyereka ibipapuro nibyo ngiye uri kunyereka ngo uranyereka ibipapuro ngo bimarire iki wamereje amafaranga njya kwigurira akantu abantu mujye mu bantu b'abagabo oya ariko n'ubundi ndi umuntu w'umugabo jyewe mayeri ahubwo urumva hari umuntu ugiye kunzanira udufaranga mu kanya uze kuzana ntabwo mbishaka gusa umbwiye iki kandi sha izina ryo muntu kabisa ariko ngo baze ruku kandi shuzana upfuriye mbwa burya ese ushatse kuvuga ko nitwa mayeri izina ryo ryanjye njyewe umuntu nyine umusumba tukuye amayeri utakuzuye kandi ruku ibyo bintu byo gutuka umuntu w'umugabo nkanjye oya ngegera mani oya mani urumva umusore ani wanjye ntabwo utaba hano noneho kanze nkwereke njye ntabwo utaba nkagutereka imbabura ntakunze kanze nkwereke wa mugabo wowe urumva umusore wowe urangiza none urangiza nde none singiwe radiyo yawe si urataka